Komeza ugenda. Komeza ugenda amaguru yarambutse. Urebe ndi wakiza. Ndi kugenda. Tureba amaguru. Azongera kurwara ukundi. Ubu tazongera kurwara. Amaguru yasundi afite ikibazo. Naho njyayo. Ubwo naje kumuvuza. Bigiye kutugonga induru zivuge. Niko ye bite byawe. Iyi rero niyo bagiye guhereza. Noneho baza umudogiteri bamwindanya ngo nje gushaka ngo dogiteri wamusize iwanyu ngo ubu ngubu ngo ari iwanyu. Uzi amajya mu cyemba n'uri taraboneka vuga jya. Ndategetse mu izina ry'abakurambere. Imigu turayibonye. Komeza utubwire rata. Nanjye iki tuzinduye tuje kugushimira kuko rwose mu mirimo wakoze uri kutuvurira umwana yarakize, niyo mpamvu natwe tubona size ngizi twiteguye turavuga tuti katuje kugushimira, wafatanyije n'Imana dukorera ibitangaza, umwana wacu waramuvuye arakira yarakize. Reka nditabe undo muntu. Alo. Mulaho neza murakomeye cyane. Muraho Dr. Onyango. Ni Onyango muvugana. Ufite kibazo kininde tuvugana. Ndabona ineme. Unataka nini tena? Nagize ikibazo bantoboreye iduka. Ejego. Ndagiraga ngo umfashe. Ndakufasha bakugarurira ibintu byawe. Witwa ndamazina ya sona nyoko yambwire vuba. Yitwa Pascal. Ejego. Ndenge ngoma jada maseni. Ejego. Na Silvia muhawe n'Imana. None uragira ngo tukufashe nona? Nonaha mumfashije byamfasha. Bihumbi 174 n'igiceri cy'ijana za faranga z'u Rwanda uko nazo urafite izo faranga. Yego. Amafaranga arahari. Yego. Ndohereza mu madolari. Uri aho batoboye duka ryawe ni huri? Niho ndi. Tegereza mu minota 9. Sente zisenteke hama mu minota 9 zigera ku murongo online ndahitanza minota 9 urambona Onyango n'abajura bawe. Yego babikoze. Yego maze ndi kuzohereza bimaze gukunda. Bimaze kukunda. Yego. Yego. Kanze. Yego. Rero bungu butuvugana bibaye ngombwa ko njya kutabara kambaze ntanga impanuro ku bantu bavuza ngo ndagiye ngiye kutabara abanyamahanga bo ntabariraho. Ngiye gutabara buzuku. Yes, gitumo reka mbasuza kunzi mwese bafavuga TV nize komeze fresh geri twa Juniors njya muri imigozi impambira mumaze kubimenyera mumeze mutaho muri hirya no hino kwisi ndabasuje cyane mbifuriza ibihe byiza. Uyu munsi ni ikiganiro n'inka noneho uyu munsi ni ikiganiro n'inka ni bya bindi bavuga ngo inka ya Nyabugogo ngo uzabwira inka Nyabugogo, ariko uyu munsi ni ikiganiro n'inka ariko tuje kugwa gitumo umugabo witwa Dr. Onyango w'umuganga yagize gutya akora ibikorwa bya danje avura uyu mwana w'umukobwa muri kureba ufite ikazi yabyere abantu mukunda gasembuye ndabasohuje barangije bati Junior tujyane gusura uyu muntu ndetse tumutungure tumuhe impano. Reba umuntu uguha impano y'inka ndetse n'akabyeri utibagiwe n'igitoki cyo kuza guteka ukamera fresh. Inyana ni nziza cyane, cameraman ayibereke yitonze, ni inyana nziza bya hatari ariko ifite ikintu bita amahane. Mukanya imigeri muraza kuyibona muri kamera. Tugiye gusura rero Dr. Onyango tumutunguye tumuguye gitumo abantu fresh nkuko muza abantu bakuru bambara ndetse n'umusaza uri hirya wambaye karaka gofero uri kwagaza iyi nyana nibo tujyanye gusura uyu mugabo. Rero hari amavideo mutari buze kubona kuko iyi nyana aho twayikuye mu by'ukuri ni imigeri ivuza ubuhuha. Tugiye kugenda ariko urugo tujeho kwa Onyango habarizwa muri kureba hirya gatoya ariko tuje tutabimubwiye no kumugwa gitumo bakaza bakamushimira narangiza nkabibereka mwe mudukurikiye ubundi nkigendera. Niko abakecuru ndetse n'abasaza babyifuje tubanza kubasura. Murakomeye bana bacu. Witwa nde? Nitwa Akimanizanye Esperance. Abantu bari kukubona kuri kamera. Ubushize ibijyanye no kuvuza muzehe twari turi kumwe kwa Onyango aza kuvuza umwana wanyu w'umukobwa nawe tuzaza kumuha umwanya tumuvugishe. Mu byumva gute abantu bari kubabona mwagiye
muri bantu bita ngo ni abapfumu? ubu ngubu ngiye ndi gushima Imana. Umusaza twaraje tuvuza umwana wacu yari yarwaye indwara y'ibisazi, ndetse no mu rugo bose abana benshi bari barwaye bose. Ubu ndi gushima Imana, niyo mpamvu dufashe umwana dushima ngo tuze kumushimira rwose, tumushimire ko abana bacu ubu barakize ni bazima, ndetse n'umwana w'umukobwa ubu yarashatse twaramushingiye ni muzima. Turi gushima Imana, niyo mpamvu tuje kubashimira. Ubwo turamuvugisha nyuma tubanje kwambuka no kwa muzehe muri aho. Wese ubwa mbere neza amakuru yawe? Ntago rwa mbere. Umeze neza? Turaho tumeze neza. Kana wagiye kuraguza? Ntago nari nagiye kuraguza, nari nagiye kuvuza. Ariko niko byitwa nyine, niko babyisa, ariko ntago ariko byitwa. Nari nagiye kuvuza mu rugo iwacu iwanje abana, nari mfite umwana w'umukobwa aza kurwara indwara ko muri Nigeria bandangiyeyo. Iyo nka yizane hano tuyereka abantu inka muzehe. Bigeze aho ndavuga nti se baza kundangira ngo umuntu ngo uturuka ngo za Karagwe za Tanzania, ngo ndavuga nti bo ndaza kureba ndi kumenyana n'uwo muntu, naho njyayo. Ubwo naje kumuvuza, bigiye kutugonga induru zivuge niko ye bite byawe. Iyi rero niyo bagiye guhereza. Noneho baza umudogiteri bamundanya ngo nje gushaka ngo dogiteri ngo musizi iwanyu nje Karagwe, none ngiye guhindukira nzure iwacu. Naho ndavuga ngo ngiye gusubirayo cyo ko nahindukiye koko nza kubonana na dogiteri wo muganga bambwiye ngo ni Onyango. Cyo kora ankora ibintu pe. Nje kumushimira ko umwana wanjye yarakize, no mu rugo ibyarimo byose yarabitabuye atanahageze. Noneho arongera n'abandi bose bari barwaye ko nari navuje, narumiwe mbese narahebye ibintu byose, imirima, amasambu, inka n'intere byose n'inkoko byose byari byarashize. Ariko nyuma yaho ubu ngubu abana ni bazima, nawe umukobwa naje kuvuza nawe nta kibazo afite, kujya ku isaha ni muzima, nuriya donuye. Urabona ko ari igikorwa cyiza rwose, ni umwana mwiza. Navuze ngo ndaza kumuvugisha nyuma. Noneho kwikura utagira handi ujya kwikura inka iguze ibihumbi 100 nk'iyi ngiyi, ukikura igitoki kaze ya byeri hejuru yamwikoreyemo iki? N'urwago rwa bitoki. Urwago rw'ubuki ariko rw'inkangaze nuko nateguriye dogita, ntago yaruntumye, nta ndwara yansabye. Ariko nge nabivuze ngo ndarumushira ko nabubwe naramahanga nabanse umurwago ati nje nzakuzana urwago nateguye rwanje. Yes, ubu rero iyo gitumo reka tuyikore, cameraman aza kudufasha, mwe murajya imbere mbese tugereyo. Nta kibazo kirimo rwose. Nimuterure tugende tubanze tugere kuri uyu mugabo. Buriya mu buzima busanzwe mwabantu mwe mudukurikiye, ni ukuvuga ngo buriya umuntu akugiriye neza ubundi muzabusanga ugomba kumushimira, ukamubwira uti wangiriye neza, wakoze, ntabwo mujya munshimira. Nicyo kibazo, umpaye igitoki cyangwa wenda n'urwo rwagwa wabiki. Sinibyo ndimo mvuga nti mujye mugerageza mukande n'akanyenyeri. Simbona ko tuje gushimira umuntu se hano mu rugo iwe, none hayize umuntu ngwa gituma koko akangwa gituma akavuga ati Junior ntako butagize akagira ikintu amfasha. Urabona ko uyu nguyu nubwo waje kumutanga ariko ntabishaka, niko ko ndeba wagira ngo twikomereze. Ndabona imvura nayo itangiye, abantu baraza no kutwihangana ku cyanya wenda n'amashusho, turi mu mvura iteye ubwoba. Ngira ngo uyu mugabo atuye aha, ubwo mwasubiza wa mugani. Jambo. Mwiriwe. Ariko asa n'uri mu kazi. Iyi nka ukuntu yareba rero. Muraho. Urimo gufasha mubyeyi hanga. Turabasuhuje. Mwebwe murafuze iki hano? Ko tufasha mubyeyi hanga, mwebwe mufate ikibazo cyiza. Amakuru nyakubahwa Dr. Onyango. Yego ni Onyango muvugana. Muraho. Yego muraho. Hano hari abantu nkuzaniye babashyitsi. Nkuzaniye n'uyu mukobwa ureba hano. Abo batubutsa hagana. Aba bantu ngo nabawe niyo makuru mfite.
inka ko ndebe itangiye kurya imisambi yawe yandi ni yanje banzaniye niko numvise bambwiye yandi ipantaro y'umusaza dore umusaza ndimo gufasha umusaza hano ngira ngo se wabona umwanya ukatuvugishaho gake wenda ndabavugisha ngo byo narindi mu bisanga bisoza muze uri kumva mbeze uta buke biri kuza wahaguruka tukagenda wawiteye mbanze nakira abashitsi baje hano ufite abantu hano rwose bagukeneye kufasha abuzukuru yewe bani twatuntu bita ngo ni inzuzi badimo ndafasha abuzukuru yewe fata izi nzuzi itatu ine ibiri umbata guca ngiye kufasha abantu hano hama ndaje kuvugana nimurashaka iki mwebwe murashaka iki mwebwe muraho neza muraho murakomeye yego makuru umuntu mukuru amakuru ni meza abantu baje kukureba tugutunguye bagira bati hari ibyo dufite dushaka gushyira Onyango cyangwa se ishimwe tumufitiye niyo mpamvu ubona twaje na ya kamera yacu ntabwo tuziranye wowe uriya mukecuru niwe ntari kubona ndi kumenya ni umukecuru wawe ndabona uriya mukobwa ndi kumumenya ni wa wundi wari wararwaye mu mutwe wari warasase muje kugira ute mumbwire muje gushimira ibyiza twabakoreye gushimira nyakubahwa muganga rwose kubikora muje gushimira uzaniye akatama uzaniye byose nakatoki ko guteka mu nkono yego murakoze ndurimo keza karimo muture hano kamwe twatu ntago iduturikiraho mwoga byara ntacyo batwara ni urwagwa rwiza rw'abanyarwanda muraho neza namwe muraho neza mwuzukuru umukobwa wanjye muraho neza yego inkumi yanjye ndi kubona byaragenze neza yego ijambo nyamukuru murivuge rero hanyuma turebe vuge dore imvura imeze nabi cameraman ahagarare neza muramubona amaze yarwaye niwe ijambo nyamukuru ubwo muzehe yigire hino cyangwa mukecuru arivuge wenda nanjye izi kamera zanjye ziri kunyagirwa umuntu w'Imana urakoze hembe ryanjye ruhazi rwa Mwakuzi amajya ajye mu cyemba n'uritaraboneka vuga jya ndategetse mu izina ry'abakurambere imigu turayibonye komeza utubwire rata nanjye iki tuzinduye tuje kugushimira kuko rwose mu mirimo wakoze uri kutuvurira umwana yarakize niyo mpamvu natwe tubona size ngizi twiteguye turavuga tuti katuje kugushimira wafatanyije n'Imana dukorera ibitangaza umwana wacu waramuvuye arakira yarakize yego mukobwa uri kubona ukuntu ameze rwose twari twaragiye kure ibintu byadushizeho imirima amatungo bidushyiraho ntaho tutagiye ariko batukurangiye uradukiriza umwana dore inkumi yanjye nta kibazo niyo mpamvu tuje kugushimira ntawe uzongera kukina ibyo bintu mu rugo rwanyu umurozi naramuberetse iwe aramutweretse yaratsinzwe murahura mukasuhuzanya se ewe mana mwaramubabariye mubikuye ku mutima wanyu twaramubabariye Imana yarabikoze ahubwo nawe yihane azongere aratari mwebwe ntabwo dore ni iki muzewe byakugendekeye utegera yintu uhagarare n'umugore wawe byagenze neza n'umuryango rwose binigure umwanya urahari byagenze neza kuko impamvu iyo uzi ko ababyeyi ni ukuvuga ngo abadamu mbese abagore bacu burya batinda kwemera niyo wakora ibyameze bite bya mirenge ukamubwira uti dukore gutya ntiyabyemera ariko iyo abibonye nibwo ashima ubu ngubu iyo yemeye kuza ubushize yanyohereje ndi jyenyine n'abana anyohereza n'uyu mwana n'undi murumuna we none ubu yemeye kuza kubera ko ariko abonye ko ari cyakure inzu y'ihembe ryanjye ryo mu kavuna mu karabe k'abahinda nuko yemeye kuza ko arabonye byakoretse kandi byagenze neza ubu byose Imana yabikoze neza kandi agira ngo yari azi ko bitazashoboka ariko byageze aho abonye bishobotse byonye byemeye none n'uyu munsi niyo mpamvu ari kuza mufate ku mbuto izi mbuto zera izi mbuto ndeba ari amasaka se izababera izumugisha zimubyare mwororoke mubyare mwuzulisi mubyare mwubaka urugo
nkuko izi mbuto zingana umuryango wanyu uzaguke bingana bitya nkuko n'abahinda bagutse bagatura isi yose bakaba abagabo bakaba abagore abuzukuru baboneke mbahaye umugisha utasaguye mbahaye umugisha utagabanyije yitwa Dr. Onyango. Amatsiko cyane ubundi ku mikorere yawe ndi kuvuga dogiteri sinzi nimba twakuvugisha wenda nyuma wamaze kwakiriza impano nereza akacupa kamwe aho ngaho nkwereke munsomye no kurwagwa izi mbuto nzihaye umugisha urwagwa ndabanza nkagaburira abakurambere abakurambere bagomba kubanza banywe akatama kashiremo nikamara kushiramo ndajya nakakira ibyo muzanye baraba batwemereye ko tugomba kwakira ibyo muduhaye inka nayibonye zankuyu mukoresha zirahaganahe musore mwasore y'inka inkuyu ziri hanagura inka ture inka muyishire mu kiraro naracyubatse ngikiriye mujyana iriya nka hanyuma mvugane n'abavandimwe koko bayizanye ntabwo isubirayo yihanagure rwose muyijyane mu kiraro hanyuma mvugane n'abavandimwe inka yagiye mu kiraro twayiteguriye yego kiba gihari baradushimira buri munsi ejo izajya mu ifamu isanga izindi nka yego mujyane inka mu kiraro muhite muyijyana mu famu wagize neza umugore rananiye none ubu yemeye ariko reba n'umwana n'abandi bose muze yambwiye ko afite abakobwa batandatu baheze mu rugo n'abasore bose abo bana murabona bimeze bite ko nakaguye rugo rwaye nakubwira maze gushingira batatu bari baraheze mu rugo baraheze mu nzu barabuze niyo mpamvu mfashe umwanya nikanze ngushimire uzonshimire mubyeyi urakoze cyane urakoze nibyo mbabwira buri gihe kandi Onyango ndi umugabo ukora bitasanzwe kandi nkoreraho ndi wa mugabo uvura umuntu mu minsi 9 mu masaha 9 kugera mu minsi 9 ndi wa mugabo ugarura ibyibwe mu minota 9 kugera mu masaha 9 ndi wa mugabo uvura babuze urubyaro ingo zitabanye neza ndabikora inyatsi ntabwo nabyo ntinda ni vuba ibindi rero nkora inda zahirimye zabazingiye ku nda zikaba kuvango kwa muganga bagezeyo baburinda kandi ubushize bari bayibonye ndazigarura yo namahembe naryo bititaza bagutuma ihembe ugatwita rikayinyonga ariko ntabwo riba ryayimize njewe ndayigarura mu masaha 9 inda yawe uba wumva itera yusubiye kwa muganga barakubwira ngo indirimo sinabishidikanya nkurikije ibitangaza wankoreye rwose sinabishidikanyaho uri umuvunzi rwose ntaho ntagiye byari byaranze baravuga ngo nta kintu kinywa nk'ihembe n'indurusha ihembe uremeye noneho agacupa gashizemo kashizemo ryakamaze ndakushimira ibyiza twabakoreye umugabo ni wibuka umugore ni wibuka akibuka ibyo yakorewe ukibuka ko abasaza bakufashije ukibuka ko Dr. Onyango yakufashije umwana w'umukara wikabahinda genda fasha abantu fashisi ntabwo mfasha wowe gusa mfasha abantu bose kunshimira n'itegeko ntabwo mbibasaba kuko narabafashije yego nakubwiye ngo kunshimira abana bawe uri gutangira gushingiza uzagerageze uzushimira abasaza umugisha wana urawubonye kiza gukomokaho cyose abuzukuru kugera ku muvigi n'umuvivuye abana bazahariza babyare bororo y'umwana n'umugisha ndategetse mu izina ry'abakurambere kanakira abashitsi nkuko mwaje mwakoze iritazi ry'imbere kandi kagendana na itoki ibintu bya Kinyarwanda gendana n'amabere ane itoki ibi byose bitangirwa ku gicumbi hari hama tugatanga itazi tugiye kugura yaba babyeyi ndategetse mu izina ry'abakurambere ndategetse amaruhazi rwa mwakuzi jya sara mujya mu cyemba cyembu n'utarabone davugije ndategetse mu izina rya Ndowe ikikurikiyeho tugiye kwakira abantu baje bakire ziko bita ntara iyi ntara ikora iki iyi ntara niyo kwakira ibitangaza iba iriho inzuzi yo mvuze ngo ndakutumye muri Canada ubwo wagiye muri Canada nakutumye muri Amerika y'amajyaruguru yego muri Afrika nuko muri Australia nuko Kongereza nuko kuri izi reba izi nzuzi zihwanye n'umubare ngomba kuvura ku mwaka wose zihwanye n'umubare w'abantu ngomba kuvura ku mwaka wose izi nzuzi wuza urahaguruka mu kanyonyereke ko wakize amuhayitazi ry'umuryango afite abana 10 izi nzuzi 10 namuhaye kugira ngo kotekere ugo rwe
abana bagira umugisha nawe urava. Uyu musaza arafite kibazo afite n'icyamaguru. Kibazo afite n'icyamaguru. Haguruka muze wakize. Gacanzira ndakaciye. Ndategetse haguruka mu izina ry'abakurambere. Ndategetse. Sokura. Haguruka wakize. Haguruka baje baguhetse none uri muri kwigenza. Haguruka wakize. Mbona uri kugenda. Mbona ugenda nta nkoni. Tazinari. Mbona ugenda nta nkoni. Nkoni hoya. Komeza ugenda amaguru yarambutse. Urebe niba wakize. Ushaka kumukiza. Ndi kugenda. Tureba amaguru. Azongera kurwara ukundi. Ubu tazongera kurwara ukundi. Amaguru yasundi yarafite ikihe kibazo? Ibintu banyoherereza gutyo. Ibyo bakohereza. Byakuvuyemo. Aracyababa. Ngaho genda turebe. Wagendaga nago bakuzanye mu ngo byejo. Jeko. Ndakira abashitsi banje rero, bashitsi bahire mwageze mu rugo, imbuto twazibahaye, itazi naratura ziberetse. Muzabyare mwororoke, tubanje kubakira. Kwakira abashitsi. Dukirije abana. Mwicare mucebuko. Dukirije abana. Cebukasi hano. Dukirije abana rwose. Kuri katonda. Mwicare nago uzongera kuba barukundi. Oya. Ndabo uzongera kuba barukundi. Muze. Karame. Ntabwo tuzongera kuba barukundi. Abana bose n'abuzukuruza. Turi kugushimira warakoze. Nawe Imana iguha umugisha rwose. Erega umugabo ni mfizi. Muga warakoze. Yego. Uyafata tubiri kubera ko niwe nyiri imbuto. N'umutwe w'urugo. Abyara icyo bita hungu nakobwa. Warakoze. Byala muzukuru. Urugo rwawe ntayo mugisha. Urugo rwacu ni rwiza. Yego. Ndarukaragiye umugisha mu bujyana. Yego. Ibihe byose. Yego. Ishimwe ikuzo ndaribahaye. Ubwo nukwakiriza umuntu kubyabazanye akagenda agenda ariyeho nkuko bari nanjye kubyo basanganye. Ansanganye imbuto ndabakiriye bararya mbuto nyine zo kwera bya bindi bakagenda bakaba abantu bazima. Zakomeze guha ubuhanga bwawe. Imana yarabumpaye. Cyane rwose abakurambere banje bagomba kuba turi kumwe. Mwamuhamagaye. Tingiye kushimira uriya muganga. Yego. Rero ubutumwa ngiye mbangeze kugiye cyo gutanga butumwa nago nkonda kutindana n'abanyamakuru. Nago ngomba gutindana n'abanyamakuru cyane kuko iyo ntindanye nabo ntabwo bibari byo. Cyo ndangije kuvura. Eka nditabe undo muntu. Alo. Murakomeye cyane. Muraho Dr. Onyango. Ni Onyango muvugana. Ufite kibazo kininde tuvugana. Ndabone nemera. Unataka nini tena? Nagize ikibazo bantoboreye iduka. Ejego. Ndagiraga ngo umfashe. Ndakufasha bakugarurira ibintu byawe. Witwa ndamazina ya so na nyoko yambwire vuba. Yitwa Pascal. Ejego. Ndende ngoma Jada Maseni. Ejego. Na Silvia muhawe n'Imana. None uragira ngo tukufashe nona. Nonaha mumfashije byamfasha. Bihumbi 174 n'igiceri cy'ijana za faranga z'u Rwanda uko nazo urafite izo faranga. Yego. Amafaranga arahari. Yego. Ndohereza mu madolari. Uholeza amadolari uri aho batoboye duka ryawe ni huri. Niho ndi. Tegereza mu minota 9. Sente zisenteke hama mu minota 9 zigera ku murongo online ndahitanza minota 9 urambona Onyango n'abajura bawe. Yego babikoze. Yego maze ndi kuzohereza bimaze gukunda. Yego. Yego. Kanze. Yego. Rero bungu butuvugana bibaye ngombwa ko njya kutabara kambanze ntanga impanuro ku bantu bavuza. Ndumuganga udasanzwe. Ndumuganga ufasha isi, ntabwo mfasha abanyarwanda gusa. Ndumuganga ufasha isi yose muturage. Uyu muntu ari muri South Africa y'Epfo. Aramamagaye kandi ni ngombwa ngo njya kumutabara, afite kibazo. Ngomba kujyayo nkagenda nkatabara uyu muntu. Bivuze ngo kubera ko ari umunyamahanga uri atari mu Rwanda cyangwa atari mu Tanzania binsaba guhitanyayo akibivuga.
kugira ngo umujura we mufate mamusange tuhahurire. Icyakomeje rero mbasezeraho ngenda, ntagagira umuntu uzongera kwiyitirira Onyango. Ndumuvuzi uvura isi yose, nsubiremo indwara mvura. Nge nabasezera mvura inyatsi, ibihato, ibitega, itazi, urubyaro ndarutanga, ngarura ibyibwe mu masaha 9 mu minota 9. Uranyumva? Ubabuza urubyaro, inda zahirimye, imibanire mu ngo zananiranye, ndabikora. Mfata abarozi, ushaka murozi mugufatire ndamukwereka umurozi kurogera kandi havura muntu wawe. Wanyumvise? Ibyo byose simvuje byinshi, ibihano nabyo ndabitanga. Iyo bishatse ndahana, nanga kayayana, nagusaza warahemukiye urugo rw'umuntu. Wanyumvise? Nakurega kishohe wakimanika kubera ko wakoze ikosa ugahemukira abantu ntacyo bagutwaye. Icya kabiri, nanga itazi, ubutunzi. Ushaka butunzi, ibyo ufite ndakurakubirwa, nabyo ndabitanga. Njego icya gatanu njye kugusobanurira nacyo, impanuka ni vuba, bya bindi byihuse. Ni igiti ndabivuze none ndanabisobanuye kubera ko wahemutse we bakureka we kubera iki bakureka ugira amakosa cyo kugiye guhemukira abantu bataguhemukiye. Aba matungo mo ndabahiga cyane, bica amatungo y'abantu, bayabuza umukamo, bica urubyaro rw'abantu, bababuza kubyara. Wowe ko wabyaye byagutwaye iki? Ibyo bihano byose ndabitanga. Guhera muri Afurika, muri Aziya, Uburayi, nagiye ngiye kutabara abanyamahanga bo ntabariraho kuko zibari inzira za kure. Ubu tuvugana niko ngo ngende ntabare abuzukuru b'abanyamahanga abo bagire ububasha, bagire ibyo bagenda ezina ry'abakurambere. Umuzukuru yakizeho navuraga ndategetse, ubu ndagiye kandi ntabwo ngiye ntinda mitangenda yakize kwayiguye ndakize ubundi ndagiye n'indege yanjye ndagondera kumva ngiye mu South Africa, ngiye gutabara abuzukuru.